Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו חורכים ללוחות היום. Tugiye kureba ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri. Mbanje kubasuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, umwami w'abami benshi bakunda kwita Kristo. Ese uyu munsi niki tugiye kureba? Tugiye kureba ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri. Mbere yo kwinjiramo nk'uko mubimenyereye, maze mbashimira abakomeje kwiyandikisha, n'abatariyandikisha mwiyandikishe, kuko birangaragariza ko uko mwiyandikisha ku bwinshi munyote ukuri igihe cyarageze ngo gusohoke hanze, abantu bakumenye ko bature. Kandaho like rero kugira ngo tuzamuke. Urabizi neza ko iyo ukanzeho like nibwo ubutumwa bugera ku bantu benshi. Kandaho like tugende. Ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri rero benshi mbona babwitiranye batabwumva, kubera ko harimo abagifata Shem na Ham bakabitiranya. Ham ni umunyafurika, Shem niwe bwoko bw'Imana, niho bwakomotse. Benshi rero barabyitiranya kuko bose ari abirabura, cyangwa bakanibaza bati ese Shem aba umwirabura gute? Bimeze gute? Abantu muri Israel baba birabura gute? Nibyo bintu batumva. Ndumva tuzakora video yabyo tukabyerekana ukuntu Shem na Ham banyuranye, kandi bombi ari abirabura ariko bose atari abanyafurika. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku buhanuzi bw'inkoni ebyiri ugomba gusoza, aribwo Yuda aribo birabura bari muri Amerika bagomba kuzihuza n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Ubwoko bwaburiye muri Afurika ntabwo bivuga ko ari abanyafurika. Menya rero abantu bagira urujijo iyo tuvuze tuti ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, abantu tumva ko ari abanyafurika. Bari abantu bose ibihugu byose byo muri Afurika bari muri Afurika ntabwo ari bwo bose ari abanyafurika, ntabwo ariko bose bakomotse kuri Ham. Harimo abakomotse kuri Shem. Wibuke Yerusalemu isenywa muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo, bamanutse bagana imisozi ya Afurika, ariko baje kubatwara babajyana muri Amerika. Bisobanutse ko ubwoko 10 bwaburi muri Afurika ntabwo ari abanyafurika, ntabwo bihuriye n'abanyafurika, ahubwo mu banyafurika bari muri Afurika ni bande bari muri ubwo bwoko 10? Nicyo kibazo ahubwo umuntu yakwibaza. Urumva rero ko bisobanutse ko Afurika yose abanyafurika bahari ntabwo ariko bose ari abanyafurika, ahubwo harimo n'abo bwoko bwa Shem bahaje bahunze abaroma. Noneho ngira ngo birasobanutse ko mbona ko benshi babyitiranya, abantu benshi barabyitiranya. Ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri rero ni ubuhanuzi bugomba gusoza kugira ngo Isiraheli yongere kuba imwe. Tukaba tubusanga mu gitabo cya Ezekiel 37 kuva kuri 15 kugera kuri 28. Reka dusome twumve uko bivuga. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nuko umwana w'umuntu wishakira inkoni maze uyandikeho uti ni iya Yuda, ni iya Bisirayeli bagenzi be, maze ushake indi nkoni uyandikeho uti ni iya Yosefu, inkoni ya Efraim n'inzu y'Abisirayeli bose bagenzi be. Wibuke Isirayeli yacitsemo kabiri umwami Salomo amaze gutanga, ibyo nkunda kubivuga. Ubwoko 10 bwari ruguru, n'ubwoko 2 bwasigaye mu majyepfo ari bwo Yuda na Benyamin. Icyo bapfuye irakizi, bapfuye ku bwoko 10 bwanze gukomeza kujya gusengera Yerusalemu, kuko ngo bari bafite ubwoko bwinshi batashoboraga kujya gukomeza gusengera i Yerusalemu bamanutse, ahubwo bashaka ko ab'Isirayeli aribo bazajya bazamuka. Nuko bibariza Imana y'izahabu, ariko ubwami bwa Jeroboam bwaje gutembagazwa, bajyanwa ishyanga Ashuri bunyago. Hashize imyaka 135 Yuda nawe aza kujyanwa i Babuloni. Byose bisigaye n'amateka. Dukomeze rero 17. Izo nkoni rero maze uzihambireho inkoni imwe kugira ngo zihinduke inkoni imwe mu kuboko kwawe. Uwiteka Imana arimo arabwira Ezekiel, izo nkoni urebe ebyiri zazimiye, yaba ari Yuda na Benyamin n'ubundi bwoko 10, bishyira hamwe mu kuboko kwawe bibe inkoni imwe. Maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo, urumva ko bazagira bagasobanuza impamvu
uzababwira uti uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo dore ngiye gufata inkoni ya Yozefu iri mu kuboko kwa Efurayimu. Bivuga ko Efurayimu yari umuhungu wa Yozefu n'imiryango y'Abisiraheli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda, mbagire inkoni imwe, babe umwe mu kuboko kwanjye. Kandi inkoni wanditseho zaba ziri mu kuboko kwawe uri imbere yabo, maze ubabwire uti uku niko umwami w'Uwiteka avuga ngo dore ngiye kuvana Abisiraheli mu mahanga bagiyemo. Amahanga bagiyemo tubyita ubuhanuzi tarasoza, cyangwa se bukaba bwaba do prophecy, ubuhanuzi busobanura yaba ibyahise, iby'ubu cyangwa n'ibizaza. Nzabateranyiriza hamwe baturutse impande zose z'isi, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Ibyo ntabwo byari byaba, kuko kuva Isiraheli yacikamo kabiri bagatatana, ntabwo barongera gusubiza mu gihugu cyabo. N'ikimenyimenyi n'uwashaka kuvuga ngo bariya bari hariya uyu munsi ni Abisiraheli, bavuga ko ari ubwoko bumwe, ubundi bwoko 10 batazi iyo bwagiye. Kandi Isiraheli igomba kuba imwe ari uko bose bari mu gihugu. Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isiraheli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. Ntabwo bazongera kubaho amoko abiri ukundi. Urumva, ntabwo bazongera kubaho ari ibihugu bibiri ukundi cyangwa ibice bibiri. Ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. 23, ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo cyangwa ibicumuro byabo byose. Urumva ko icyo gihe nyine ni cya gihe Kristo azaza akaba Imana hagati yacu no tukamubera abantu. Ntabwo tuzongera guhura n'ibibi byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha. Hamwe bakoreye ibyaha niho nzabarokorera, maze mbeze nabo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye mba Imana yabo. Kandi umugaragu wanjye Dawidi, urumva ko Imana izakuza undi muntu umeze nka Dawidi nanone, azaba umwami wabo bose. Bazaba bafite umwungeri umwe, bazagendera no mu mategeko yanjye, bakomeze amateka yanjye kandi bayakurikize. Bazaba mu gihugu nabahaye, igihugu nahaye umugaragu wanjye Yakobo, icyo basokuruza bahozemo. Nicyo bazabamo n'abana babo n'abuzukuru babo iteka ryose, kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka ryose. Ibyo niho bayitira do prophecy. Nibamara gutahuka, nitumara gutahuka mu gihugu cy'Imana, igihugu cy'isezerano, Imana iri hagati yacu, ari Imana yacu natwe turi abantu bayo, nibwo tuzatuza twagira amahoro. Iyo ntabwo irasoza, iryo sezerano ntabwo rirasoza, riri bugufi. Maze kandi nzasezerana nabo isezerano ry'amahoro, ribabere isezerano ry'iteka ryose, kandi nzabatuza mbagwize ubuturo bwanjye bwera, nzabushyira hagati yabo, bubahe iteka ryose. Ihema ryanjye niryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nawe baba ubwoko bwanjye. Amahanga yose icyo gihe azamenya yuko ari njye Uwiteka weza Isiraheli, igihe ubuturo bwanjye bwera buzaba muri bo hagati iteka ryose. Ibi rero ni ubuhanuzi buri bugufi gusoza, kuko ibimenyetso byinshi birabyerekana. Yaba muri Amerika nakubwiye ko bareba Yuda bamaze kumenya ko ari bo bwoko bw'Imana. Muri Afurika urabona bari gukanguka. Twanavuga ko ari igihe gito gusa Afurika yose igakoma nk'imbarutso, abantu bose bakazahita bamenya ko ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Niba bamara kubimenya bizaba birangiye. Noneho nibimara kumenyekana, yaba bari muri Amerika n'abari muri Afurika, byaranze bikunze ko tuyisomye ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri. Ni za nkoni ebyiri, Amerika, abari muri Amerika n'abari muri Afurika bazashaka ukuntu bahuzwa mu gihugu kimwe. Za nkoni ebyiri mu kuboko kumwe, nicyo bivuga. Icyo gihe rero, icyo gihe dutegereje, nibwo isi yose izahaguruka none ikavuga uti wow, babandi twiriwe dusubura dutuka, kumbi nibo bwoko bw'Imana. Kubisanga he rero? Yeremiya 16:19, bose bazaza hamwe bavuga bati ni koko twarazwe ibinyoma n'abasokuruza bacu, nta mumaro ibyo twabwiwe, ibintu byose twabwiwe byose ni ibinyoma. Icyo gihe abantu bazabarira yo kwarika, kuko basuzugura ubwoko bw'Imana, ariko biri bugufi bigiye gusoza. Ngayo nguko rero ubwo nibwo buhanuzi bw'inkoni ebyiri. Ndizera utangiye kubusobanukirwa. Niba udasobanukiwe ibya Hamu na Shemu, ko abantu bari muri Afurika bose ntabwo ariko ari Abanyafurika, huzuyemo ubwoko 10 bwaburiyeyo, bwavuye kuri Shemu buramanuka buvuye Yerusalemu buza muri Afurika,
baruzuye benshi cyane, usanga n'impamvu ahubwo abanyafurika birirwa baryana ku busa kandi bava inda imwe, icyo bapfana kiruta icyo bapfa. Ibyo bintu abanyafurika nibamara kubyisobanurira, aribyo navuga ngo ubwoko bw'Imana nibumara kwigaragaza, ndibaza neza isi aribwo izagira amahoro, naho ubundi bitabaye ibyo biri kure nk'ukwezi. Nkaba mbashimira abo twabanye, niba wakunze kino kiganiro, niba wakunze iyi video, ubutumwa, andikamo utubwire uti dore ibyo mvanyemo cyangwa se dore ibyo ntumvise, ongera udusobanurire, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Kandi ndabashimira bakomeje kwiyandikira muri benshi, nzi neza ko munyotewe ukuri, ndabibona umunsi ku munsi munyotewe ukuri, kuko ikinyoma kiri kubitirwa hareba inzega cyararangiye, cyabaye expired. Ubu ngubu ukuri niko kugiye kuganza, kandi wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba, tov meyod.